reka nkubwire we mwana wa nyoko naso uyu munsi wa none nimba ushaka umutekano umutuzo kurya utekanye ukaryama wowe na famille yawe mumeze neza tutagiye guhangana nge nawe ndagusabiye fata umwanya wawe nuwo wakoresheje akagenda kajya uwo aho wafungure email uje kuri space uvuge ko iri sticker wibeshye wanteye bitari ibyo icyitwa ishusho ryanjye uzaho riri ryanyuze dore nguyu kugira mu bibone abwe kanihere message kiramani kira nubundi niwe ibibazo byose tubitura niwe tubigezaho ndagira ngo umenye akakana Jojo numwe mu bana wareze ndetse n'ubukirera ugifashe mu biganza kugira ngo barusheho kuza mu iterambere kimwe nuko natwe twese wadufashe mu biganza nubwo hari abarekurwa ariko byibura ndagira ngo byibura nk'umubyeyi wegereje umugira inama amveho. Wara big boys and young girls nizera kandi hose muri mumeze fresh ibyatsa ari wowe uri iburasira zuba iburengera bwaryo north south na hano kati tumeze fresh ibyatari. This is your boy the one and only. Turi kuri cya kibuga abantu benshi batangiye kugenda bakunda 5-5 bayita BIU 250 BIU mwenyewe akabari ku dropping a dripper kugenda yitereka gake agenda ashyiramo agakoti k'ubururu kagiye kameze fresh byata bakaba mwita BIU big BIU mwenyewe. Mambo vipi? Mambo sawa. Kama huko kuna bezgo ya distance mayambie uliko fresh. Ngo biki? Uliko fresh kama huko kuna bezgo ya distance mayambie unasema lugha Kiswahili wewe. Wala. Unasema lugha Kiswahili? Nekada honga wabungurishije byatari sana. TV ya BIU 250 unaijua? Bia amakuru iminsi. Ewana ndiko fresh sana kabisa. Ariko ngo uri gutegura icyo bita banga ya danje. Ikibazo sisha uburozi buri muri showbiz bwanyoroheye. Nawe base ko ubwawe ndi wabutambutse. Hari ukuntu bajye bavuga ngo hari umujama ugiye ategura ubukwe apfa ku munsi w'ubukwe. Oh yes. Nukuri ari buze kujya mu rusengero kandi nyine birirwa mu gitaramo barakiraramo mu gitondo kwa kuntu babaze ngari kuwambara basanga umuntu yapfiriye mu cyumba. Akaje ubukwe butarajya hanze kandi ngo yari umwe mu bantu bafite ubukwe bw'amateka bugaragara yarazi kagiye gutungura isi. Uyu munsi wa none nanjye rero hano uburozi bundi bubi bumereye nabi cyakora kamubwiza kuri Kenzi maze gusobanukirwa ko impamvu bajya bavuga ngo gutera imbere biragora kandi intambwe iteye imbere burya ni nk'igora kenshi abantu benshi baca imbere y'ubutabera kubw'icyo kintu ariko nanjye maze kubona ko mani ishyaka ryo gutera imbere ririmo imitego myinshi ya satani ya sekibi iba yugarije abantu. Ariko ngo nyuma yuko werekanye post ukayishyira kuri status yawe uvuga ati bantu banjye narangije kubamonotiza cyane yawe bayiri bubi sticker zabaye sticker. Reka mbabwire wenda nuri kundegari kureba kino kiganiro none hangare kampete nambiheraho ntajya mu bintu byinshi cyane mumaze kumenyera maze kwivuga inshuro nyinshi nta muntu utanzi ndazwi ndi nk'umuravumba ndazwi ndi nk'icyegera ndazwi ndi nk'umubirizi ndazwi ndi nk'itaka ndazwi ndi nk'iterambere ry'umujyi ndazwi ndi nk'isuku mu Rwanda urumva uri imari y'igihugu ndi imari y'igihugu ndi ubukungu ndi iterambere urumva nibyo ndi umutekano w'igihugu ariko reka nkubwire ikintu kimwe njyewe utarajya muri bintu byinshi hari comment nabonye nimugoroba ariko imbavu ziranyica byata nabwo ari abana batipe bandika comment uziko baba bari seriye cyane hari wanditse ngo biya ngo wihangane ngo nujya kuduha filime ngo uri kudutegurira ngo wihangane ngo ibintu biganiro uzabisibe
nyine uwo muntu niko abyumva. Ikindi aba yumva nyine kuvanga ibiganiro ndetse na filime bidahura. Ariko nibyo koko nkuko yanabivuze, nanjye ntabwo mfite gahunda yo kubahereza ibiganiro bivanze na filime. Oya nta gahunda. Uri serious? Nje nimvuga guhereza abakunzi banjye filime, ni filime nyine tu. No judge, niko bavuga. We listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Okay. Nuvuga ngo nyine ntabwo abantu bazajudginga ikiganiro baduhaye uyu munsi ngo na filime baduhaye uyu munsi, ibyo simbishaka. Ni filime nzabahereza kugeza muyanze. Ni muyanga nzagaruka mu biganiro. Bafite gahunda yo kuyanga. Ikibazo se shanda yinyuze he wa muntu? Ko murabonye impande zose batangatanze. Reka mbabwire bakunzi ba dore post yayo ngiyo namaze kwitaho rwose. Batanye kuyinjoyinga. Ahubwo ndashaka kwibwirira abantu bankurikiye none ahangaha. Nshaka abarinzi 4. Ngiye nshaka abantu bafite imbaraga, babasore bateruye. Muzi icyo gukora, muzi ngo umuntu aramutse ansunitse ankandagiye pana nabyo ndi babagongesha imodoka. Mwakitambika, mwanyitangira. Kuko si uburozi bundi bubi n'abantu bandi bubi. Akuse tuvugisha ukuri. Wenda abantu batera sticker babatumwe. Kandi nyirubwite ashobora kuba wenda atazi neza ko nawe wabimenya. No kuvuga ngo hari abantu benshi rero bazi ngo biyayu ni umuntu nyine ngo uciriritse wayayutse utagira ubwenge. Bro, mfite amashuri yanjye 6 ya segonderi, nkajya n'amashuri yanjye 3 ya kaminuza. Cyangwa na 6. Ikirenze kuri ibyo, imyaka 3 nize muri Iraq niga ibyanye n'itegeko. Ntago ari ibintu apfa kukiniraho ngo uze gutoragura upfe kuvugira uko wiboneye. Ndagiye mbanze mbwire ngo umuntu uri kuntera sticker we abanza amenye ko iriya channel si ya se, si ya nyina, si ya famille ye, si n'imiryango ye. Ikintu ushaka kubabwira ni iki? Harya ngo yitwa? Ndagiye mbabwire ngo iriya channel imaze kumpagarara miliyoni 2,500. Bivuze ngo rero uramutse ariko ze barayisiba, ariko barayisiba nayibonye ubugome buri hanzanga, ariko umwana abantu mugira ishyari. Ikibazo cyabo ntago bazi ubugome nawe wahagaze. Oya ngiye no buri abiye umuntu nzi wese mu gihe utari dekarara, ngo nawe ngo ngutemo umuntu akantu. Bura rero bijya bindya ukuntu bajya bakunda kuvuga ngo tujye muri comment ngo tumukubite tumwice. Bajya bakunda kuvuga umva se ako buriya message na clear ngo tujye muri comment tumukubite ngo ahantu hose ari bujye tumusangeyo. Umunyarwanda uciye umugani mu Kinyarwanda aravuga ngo ingwe ntiyari izi gufata mu gakanu, ahubwo yarabibwirijwe. Nyuma y'ibyo byose rero, nyuma yuko ingwe yabibwirijwe, itari izi gufata mu gakanu, ariko ikabibwirizwa ikabikora, kandi ikabikora neza kurusha mwarimu. Uyu munsi wa none kuri biyayo 250 mfite icyitwa sticker ebyiri z'ubugome zibura himwe ngo bahite basiba channel. Oya, ahubwo umuntu yabikoze nabi. Oya, ubwo bunabi ntabwo reka uzi impamvu. Oya no, nta bunabi burimo. Kuko yabikoze azi ko agomba kwita ko bayisiba. Ariko ikintu atazi, ikintu bita recover kiba kiri kuri channel na access n'uburenganzira mfite ku kinyamakuru cyanjye. Mfite uburenganzira bwo kubazwa impamvu byagenze nkajya kubisobanura. Bivuze iki rero? Uyu munsi wa none umwe mwabo duhanganye kubw'ubwoba, igihunga, kuntinya, kubw'ukazi ibintu nakora, yatinye kuntera sticker binyuze kuri we, arangije akora igikorwa cy'ubugwari, cy'ubupfayongo, cy'ubunyanayimbwa, cy'ibintu bidasobanutse, ajya guca inyuma. Afungura iyindi email. Oya, sinokuvuga ngo afungura indi email, ahubwo yaragiye ajya nyine. Njyewe urumva njye natekereje ko nimba ari email yafunguye, sinzi ukuntu yabikoze. Ariko uyu mukobwa yakoresheje kugira ngo bantere sticker. Oya, shobora kuba ari n'umuhungu cyangwa n'iki wafunguye ku mazina y'umukobwa biri aho ngaho. Akavuga nta mukobwa se. Erega uyu muntu ndamuzi.
uyu muntu ndamuzi, uyu mukobwa ndamuzi yanyujijeho, kandi ikindi kugira ngo amenye ko ibintu biri seriye, urumva, kugira amenye ko biri seriye ibintu ngiye gukora nyuma yo kubona ibi bintu yankoreye, nanjye ngiye kumubwira ko nta mwana wihagarika ku kabari, kugira amenye ko ibintu biri seriye. Ubu namaze kurakara, nisize urusenda, namaze kubona ko nta keza k'abakatejiste, urumva, bivuze iyo nimvuga umukatejiste nimwumve babandi bafite idini ry'abakatejiste cyangwa se ibiki sinzi nimba ari ry'abakatejiste cyangwa se nimba ari itorero. Ni itorero. Abakatejiste twebwe na tubita nyina, iyo tuvuze umukatejiste ni mu rurimi rwacu rugezweho, ni uruw'abantu batumvikana, batishimira iterambere ry'undi. Uyu munsi wa none uyu mukobwa witwa, uyu mukobwa banyujijeho kugira ngo bantere stika, yitwa Muganwa Sharon. Muganwa Sharon. Yego. Niyo bakoresheje. Uwitwa Muganwa Sharon yanyuze nako uwo duhanganye yanyuze kwitwa Muganwa Sharon kugira ngo antere stika. Bantere stika ebyiri kugira ngo YouTube channel ariko akoresha ubugwari no kutamenya uburyo babikora. Ikibi cyanyu ntimwize. Man, hari ibintu super manager ajya avuga nawe nkamugarukira nuko nabarinjije. Sorry, ndamututse no arampa mama. Nuvuga ngo super manager nubwo bose ari ibintu ajya avuga atabitekerejeho, ariko hari ibintu ubureba nyine ukabona abantu babikora batarize. Nguyu nguyu bagiye kuntira stika, yagiye kuyinira ngo cano bayisibe, nibarangiza bayihereza umwana bayikoreshe, bayimwohereze bayimwongere mu mitungo afite, bayimwongere ku byo namuhaye. Ese wowe uramutse witendetse ku gatuza ko bino bintu bigira amategeko, binagira n'ukuntu biba byubatse, wowe uramutse ubujije YouTube channel yafataga hafi arenga miliyoni 5 ukayishyira hasi, ko kubaka bivuna, gusenya kari nk'isegonda. Ubu inyungu yawe cyangwa inyungu yo kuvuga ngo mugenzi wateye imbere, inyungu yo guteye stika abitumwe na runaka, kandi message clear yarumvishwe avuga ati tumukubita ahantu hose ari bugira gute, ari buce, haba TikTok, haba muri comment, ahantu hose ari buce biyayo tumukubite. Ese yagira ngo umusabe imbabazi. Mbanze muhitangazo none ahangaha. Reka nkubwire we mwana wa nyoko naso. Uyu munsi wa none nimba ushaka umutekano, umutuzo, kurya utekanye ukaryama wowe na famille yawe mumeze neza, tutagiye guhangana nge nawe, ndagusabiye fata umwanya wawe nuwo wakoresheje akagenda kajya uwo aho wafungure email, uje kuri space uvuge ko iri stika wibeshye wanteye. Bitari ibyo icyitwa ishusho ryanjye uzaho riri ryanyuze, ukoresha ibanga ryo kurikura aho uzi, kuko nimba uzi ko wamaze kunsibira cano, kunsibishiriza cano, menya ngo n'ubundi ewana ubu nge nawe tugiye kuba pata na rugi. Njya nkunda kubwira abantu ngo buriya nuba uri umubyeyi ufite abana, uzirinde gukina n'insoresore zo hanze ahangaha zidafite icyo zihomba. Nta mwana, nta mugore, nta butunzi, nta bukungu, nakwiyahuraho ngapfa ndi umwe ukajyana na famille. Bihiseri sinabyifuza, ariko ngewe nahomba mpombanye, ariko we wahomba uhombotse. Iyo mvuze gomba mpombanye nagenda uwumwe, ariko we famille abantu benshi basigaye bavuga ati ukuntu yarabyiruye, ukuntu yari mu muryango mwiza, ariko ngewe se bavuga ko ari uwo muryango. Hari abantu benshi muri comment bagutera amabuye bavuga ngo warayayutse, ngo ibintu ngo wakoze ngo ni bibi, ibintu wakoze ni iki n'iki. Ese mu by'ukuri tuvugishije ukuri, uramutse usibishije channel copyright hagati y'amafaranga no gusibisha channel, wahitamo icyo ukagera Imana? Wivuga ngo hari abantu benshi, ntago ari abantu benshi bantera amabuye, ni bake. Kuko ngiye abantu benshi banje bose barankunda, urumva, abantu benshi banje bose barankunda kandi bamvuga ibyiza, imigabo n'imigambi, urumva. Nta muntu ngewe tuziranye twunze ubumwe wamvuga ikintu kibi. Ahubwo sura icyo kibazo warumbajije, nari nkubaje nya, ese mu by'ukuri ko amakuru uyafite 100%,
iyo wateye igitero kandi akagitera nabi, akagitera atagabye, akagitera atabaza imibare, ese mu by'ukuri aramutse ubukano kanya mbere yuko ugiye kumuhereza amasaha yo kugira ngo yisubira akuvugishe mbere yuko ukora igikorwa, navuga ko watekerejeho neza wanabaze n'imibare myiza cyane hagati yo gusibisha cano. Uvuze ko wifuza ko ahantu hose hari ishusho yawe yavaho no kugira ngo bakwishyure, wahitamo iki? Ejo hari ikiganiro noze numva cy'umukinnyi watewe depression n'abanyamakuru, yego, kugeza ubwo yifuza kuva muri football kubera yuko nyine bamwangiza muri rubanda, kumwicira izina, kumuvuga nabi, kumutanya n'abayobozi, ibyo bintu bigatuma nyine izina rye rigenda rikangirika. Arangije ahita ategeka ko amashusho, amafoto, amashusho yose yaba arafashwe agashyirwa ku mbuga nkoranyambaga asibwa ahantu ariho hose kubwo uburenganzira bwe, kugira ngo n'abazamukomokaho ntibazigire bamenya ko ibyo bintu nigeze abyinjiramo. Yego, ahita nareka football burundu. Urumva? Uyu munsi wa none njyewe ntabwo nakifuza ko ahantu hose ari ishusho ryanjye hose bahasiba, kuko hari abantu nagiriye umumaro ariko nabo bangiriye umumaro. Cyane cyane wowe waguteye ibuye uramuzi. Njyewe wanteye ibuye ndamuzi, uwanshotoye ndamuzi. Nuko yakinye n'intare atazi ko ari intare, atazi ko ariyo ifite urutontomo w'ukuri n'umugara udakorwa. Ndagira nkubwire ngo rero uru rushishi njye navuze nshobora kuzarwicisha umuhini kandi rukina nkazarwicisha umuhini rukina, ubona duseka akibana ibintu byoroshye. Ikintu ushaka kuvuga ni iki ngiki. Njyewe hari igihe nshaka gukora ikintu kibi ariko nkunya nkibuka famiye. Mani buryo mu buzima busanzwe burya mu buzima bwawe uzagira urukundo, uzagira urukundo kandi urugire ntacyo witayeho, ntacyo wikanga, nta n'impamvu ariko ugendeyeho. Biri seriye. Yezu Kristo w'umukara twagiye komeza. Oya njye ko ubwa mbere nigize padiri ntabimerita, ubuzima buranga burankubita. Ntaga ari ubwa mbere byabimbayeho rero. Ibyo kuba nakomeza nkigira padiri ariko nyine urumva ase mu by'ukuri uranshubisha. Mu by'ukuri iyo ubyuka mu gitondo ugasanga cano yawe yasibwe, wowe isibishije uramuzi, yatanze ibimenyetso bigera nko muri 3 bigaragaza ko akwanga. Tuvugisha ukuri, iri jambo uri kuvuga ngo rya famiye wari kuritekerezaho? None suribwa ngo ubundi hari icyo atakoze, none suribwa ngo iriho. Erega umuntu gutestika ntabwo bugihembwa kuri YouTube. Nuvuga ngo umushahara wawe urahagarara kuzageza ya stick irangiye ivuyeho mu gihe kingana n'amezi 3. None umurezi yakusi ya mbere ntibyamuhaza, akuteye ya kabiri ntiyanyurwa, akuteye ya gatatu, none uburi mu marembe uri kugenda wigengesa. So kugira ngo ubukano kanya uramuhereza amasaha ngayo kwitekereza kugira ngo aguhamagare, kuko ndumva warigeze kuvugisha umwe mu bantu nyingi ya mwamba, numva bavuga ngo muri filime ngo niwe wabazanye na wagize gute, uramuhamagara w'igisubizo yagusubije waracyumvisha. Wowe nk'umwanzuro kano kanya nk'umusore cyangwa nk'urubyiruko ushaka gutera imbere byihuse kandi ku mbaraga zawe, ntawo sabiriza, ntago uryamiwe, yaguteje abafana, ikiza cyo hari ngo agati k'Imana kateretswe n'Imana kagira gute, ati katetswe n'Imana kajya gahungabanywa n'imiyaga. gira message ntuvuge izina, gira message ugenera abantu bazi neza kino kibazo cyawe, cyane cyane uwo wahoze ari boss wawe. Gira message umugenera umbwiye ati nkuhaye ibi nibi. Ese bundi mu by'ukuri ni igiki kikwemeza ko ari wabikoze? Tanga umucyo. No kuvuga ngo burya ni wibwa umujura muturanye ntuzaje gushakira nyuma y'urugo, kandi igisambo mubana mu rugo. Nivuga nyine igihe cyose wibwe jya umenya ngo nyine igisambo. Hari igihe abantu muri comment batabaza uburemere bw'ibintu biba byabaye. Ndagira ngo ushyireho umuco nka cyagiye ejo baravuga ati wowe nambaye bodaboda, wowe abana bawe cyangwa undi muryango wawe cyangwa n'abandi bantu bameze neza, ariko ngiye kuko nkwandikira filime, kuko ngiye nkukinira filime, ngiye wamfasha nk'agatebo kayorivu. Gira message ugenera, gira message ugenera Jojo iminota 2. Jojo wahe? Jojo Films? Yego. Okay. Oya ntago reka yingi imberetse kuyimuha Jojo, ahabonye hereza uyu muntu wantestika. Oya uyu waguhaye sticker utari Sharon, uyu wanyuze kuri email ya Sharon kugira ngo ntere sticker. None se ahubwo Sharon ajya gutanga sticker, agatanga sticker ku ifoto iriho Jojo. Turaziranye se? Ntago muziranye. Ndagira ngo abantu bakurikiye kino kiganiro basobanukirwe neza ibyabaye. Okay, uburyo bwiza reka twige kubica ku ruhande. Yego. Nge bakunzi babyo 250 uwitwa Jojo yantestika yo kugira ngo channel yanjye bayisibe. Yego.
urumva nyuma yuko ambwiye ko ngomba gukuraho biyayo iryo zina bita biyayo sindikoresha nyuma yuko akoze ubugenzuzi asanga nge nararyandikishe muri RDB izina ryanjye ndarifite abona ntacyo yarikoraho arangije ahita kuyumva ko agomba gusibisha cano yanjye kugira ngo bayikureho burundu uyu munsi wa none yantestika ebyiri zo kugira ngo cano bayisibe ndajya mugenere message none ndajya ngo tugendane neza reka maze mugenere message yego kugira ngo abyumve rimwe na rimwe atazanavuga ngo atazanabikata kumva nyine atazagira ngo naho nari ngarukiye ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none impamvu intare bongera ijambo intare batinya ndajya ngubwira ko ndi intare urumva ndi gukina n'inkende nta nkende ikina n'intare uyu munsi wa none rero ndajya nkubwiye ngo ngiye nguhaye isaha imwe iki kiganiro kikimara gusohoka usabwe guhita ko umpamagara ukadiringa nanjye mu buryo mwe cyangwa ubundi ndetse ntari kimfite cyo kugutegeka nukujya kuri kamera ukitereka ugasobana YouTube channel ko elastika wayinteye utabishaka ndetse yayobye aho igomba kujya nyuma y'ibyo nibitabaho nyuma y'icyo kintu nikitabaho ndagira nkubwire ngo usibishe channel ihagaze miliyoni 2 ndahita nsibisha channel ihagaze miliyoni 30 ndahita nsibisha channel ihagaze miliyoni 30 urumva ibyo bintu ubwo n'amategeko n'amabwiriza bigomba gukurikizwa nimba utabishoboye tujye kure imbaraga z'Irusizi z'Icyangugu ndetse n'izi Bugesera naho njye bavuga ngo hari ukuntu bambuka bakigira i Burundi Icyangugu nabo barambuka bakagira i Burundi mu Kanyosha za Kinama za Kirundo nawe wambuka uje hehe za Bujumbura duhangane nibyo iyo niyo message indi message kuri ambasaderi wari ufite idonido ryo kuvuga ngo agiye kubunga ibintu bijye mu buryo ese tuvugisha ukuri mu by'ukuri icyizero wari ufite cyo kumva ko ambasaderi rero cyo kumva reka tumwita ambasaderi kubera ko reka namugarukaho okay nta kibazo ambasaderi ntago amugarukaho urumva ako ngiye kubwira ibintu bitatu usobanura abanyarwanda umuhuza wacu ngiye twaraganire arambwira tumva nkubwira rero cyucyu biyayo wacu ngewe nagerageje kubahuza muri babiri mwese ngo mungu bomwe biranga yagerageje gute rero hari ibintu byubwira abanyarwanda nkumva ntago bisobanutse ese nubuhe buryo yagerageje ese yaraguhamagaye arakubwira ngo Jojo guhamagara Jojo yigeze guhamagara wowe ngiye Jojo ntabwo ugeze ampamagara wamuhamagaye inshuro zingahe Jojo muhamagaye inshuro nyinshi niba umuhamagaye inshuro zingahe amuhamagara no kuri kamera ubu kano kanya afate telefone ugete ese tuvugisha ukuri ikibazo mfite urakizi nakubwira oya ubwo abanyarwanda bari ahangaha turaza kuba developing tubabwira ko source yikuntu kibazo cyatangiye none ubu ngubu ubwenge bwanjye buri muri konje umunsi ni kuwa mbere yego Jojo muhamagare kwanza arayifata se kasiga ntinya kubi ese bishoboka bite ko umuntu muhanganye sibyo wenda abantu benshi nabonye bagutera amawe muri comment avuga ngo warishongoye ngo uri cyabiyayu ngo izina ngo ryarakokamiye ngo ibintu byagiye bitandukana uko bigiye kubuke tuvugisha ukuri mukiriya wacu umurongo muhamagaye ntago bashije kuboneka mu by'ukuri abantu bari kureba kino kiganiro cyangwa n'abantu bandika muri comment nagiye kubona mbona rwose bitewe n'imbaraga zikuri inyuma bagize ubwoba bwa film ugiye kurekura ese ifilme yo ni ese nukora media tour nabo bazagutera amabuye no kuvuga ngo gusa ntabwo yanyitaba kuko arabizi voice namuhaye nta kintu yayirenzaho dore nguyu bya mubibone urumva namuhaye voice musaba gusobanura abanyarwanda kirastika yanjye atabishakaga umuntu bita Sharon yagize gute ntago ari umuntu bita Sharon ni email yise Sharon yo kugira ngo anterestika yego ariko reka mubwira ikintu kimwe nyine kwanza nta nicyo nkeneye kumubwira yanze kunyitaba kuri telefone ngo tugende tubihandoringa ariko nimara kurakara iki kiganiro kimaze isaha imwe gisohotse akaba nta kintu arambwira nge nawe tugiye kuba babiri nge naravuze abanyarwanda kandi nabwiye ko ibintu byanjye na Jojo byararangiye nta nubwo nashaka kujya kubigarukaho byararangiye urumva ahantu nzongera kubyuburira ni mu rukiko ahantu nzongera kubyuburira ni mu rukiko ndi kumwishyuza ibyo twavuganye mu masezerano atubahirije bamwe bati muri timu z'abantu muri timu nyinshi wagiye ikindi nacyo uretse maze mbwira ikintu kimwe ndagiye mbanze nkatira abantu barahangaha twakoranye muri timu
mwabaswera mwe ndabatutse none mukabyamwe no kurungira umutima mwiza mumbabarire reka mbabwire izo njiji ibyo bikorye mbanze mbirgize n'ukuri abantu muzi mugenda mukajya mu makimbira mukajya mu duti mutima mukajya muvuga cyucyu ngo gutya na gutya abantu mwishimiye ko tutari gukorana ejo bundi nagiye hano muri filime ngiye gukina ngiye ko mbona abagore babiri bicaye ahantu barimo baraganira kundi muntu bavuga ati ngo nyine ngo burango cyucyu ngo gutya reka mbabwire mwanjije mwe ngewe ntabwo ndi mu bantu bajya bamenyerwa kandi ninza no nkakudrapa nkakuvugaho nzavuga mvuge na kari murore nindangiza ngewe navuga ati nta muntu numwe uri muri uruganda ntaza amakuru ye wowe wambye ko kumwira type iriya team iri ubarizwa bahemba 5 akushana nabonye izina ry'Imana nayo usanga Jojo yarahembaga kandi garuko izina ry'Imana uziko ntahenze hano mu Rwanda ko abantu bahemba 5 byiki byo gukina hako biterwa mani reka mbanze mbabwira ikintu kimwe biterwa abantu bandi amafaranga ejo mwira filime ndi gutegura naje gusanga ari nge mukire wa mbere wabaye hano mu Rwanda wishyura umushahara mwinshi mu mateka namenye team mana we hano mu Rwanda ihemba inoti 5,000 kandi gahemba mu star inoti 5,000 ubwo se ubwo niba ndi bastari hano mu Rwanda uzi wemera wenda uvuga ati wemera ngubwi umushahara bahembwa abo nemera ntago bakiri mu kibuga ntago arabo wemera abuzi abonzi kuko umustari wa mbere wemera ni ngewe bihakaniza ry'Imana nahita nkwirukana kuri ibyo tufitize ntago ari kubeshya are ndakubeshya se kubitwa ari nk'uwaga ubwiki ngewe reka nkubwire ibibazo byanjye rero bizakora ibintu byinshi cyane mfite rekodi y'umwe mu bantu bo mu nkingi ya mwamba bambwiye ko muri filime yitwa bahemba 5,000 gusa ntibari kukubeshya abastari ntago ari kubeshya ntiyaga ngo baguteranye n'abantu koko oya no nibashaka baba bari kunteranye ndetse n'ubundi ko ntabe ngisenga ngiye ntabe ngisenga ubu uzasubira Nyamirambo koko ngewe Nyamirambo kandi njye kujyaho mu kanya ndajyayo sindatinya ndi ahubwo ikintu ndashaka ntabwo ngiye nshaka umuntu uzongera kunyita umukozi we wapi nari deretse bunaragaze ahubwo mpakaze izina ry'Imana nyama ndashoma umva ikintu nshaka kuvuga ngewe harutumye navuga kuri ambassadeur kandi ibya ambassadeur turabivugaho bitewe n'agakuni nabonye kari kugenda kitereka akagenda kakamvuga kuri ko takajya mu bikare kagenda kakamvuga mfite voice y'umuntu nshaka kuzadarapa amajwi nkayata hanze yarangiza nagahita biciro ry'imigani icyo nakubwira rero umukobwa ni mikese ndagusabye inde oya miki nta kibazo ega mikura ni boss afite cyane yiwe afite cyane byi urabizi neza ko ijana kwijana ryacana ariye ya miki niye shuba nose ni itabi agami yo si yabo shuba urabizi ko na aga ariye nge naguha ibimenyetso bitatu bigaragaza ko nawe ari abakozi komeza mani ni ishyari n'itiku rya baba ni bavuze ngo no burabo ko ngo se babwikoreye ngo umuntu abo bakoreye none se bwo zakuse nawe wapi mwana wapi ako mwana nawe reka nkubwire ngiye kuguhereza turi mu bantu bantinya ba mbere muri ruganda mikabamo mikarimo reka nkubwire kuba ntinya ari cyo gitinyira ntinyamo nicyo gishobora gutuma nta kintu na kimwe namuvuga reka nkubwire wenda nkubwire ikimenyetso kimwe ibindi nzabiguhereza ubundi sibyo Miki na Aga wenda reka tuvuge kuri Miki hari filime cyacya afite irahari yitwa irahari filime ntabwo ari ye ni y'umwana we ni ya Amo exactement byumvisha none se media tubari gukora ari kuvugira filime nimba uri kumukurikirana filime igiye gusohoka ari kwishyira kiramana kayamamaza exactement nta mubonye kuri Kiss FM yarariyo ni cyo gitangazamakuru kinda mubonye hora ariko uri gukurikirana ibiganiro ari gutanga ntago ndi kubikurikirana ngenda so bivuze ngo rero abanyarwandakazi rero hari ibintu bibiri bigaragaza ko umuntu ari umukozi hari n'ibintu bibiri bigaragaza ko umuntu ari intwari mu kazi akora cyo kintu kucyumva wowe uhagaze he uri intwari uri umukozi ngewe ngende byose uri umukozi ukaba n'intwari nkaba n'intwari so nk'ibintu bitatu abantu bazakwibukiraho nutangira gukora filime yawe n'ubundi yaratangiye nitangira ikintu cyambere abantu bazanyibukiraho ninge muntu wa mbere hano mu Rwanda witanze igihe kinini witangira kubusa nitangira kubusa noneho ninge muntu wa buretse se cyo gusa ninge muntu wa mbere ubaho mu Rwanda witanze igihe kinini nitangira kubusa ninge muntu wa mbere hano mu Rwanda ubaho wafashije ibikomerezwa mbitera inkunga bindusha umushobozi ninge muntu hano mu Rwanda
wafashije imbabare ninjye muntu hano mu Rwanda wubatse iterambere ry'abandi iryanjye ryarasenyutse. So ibintu bitatu wanenga Jojo muramutse muhuye ubukano kanya kagusaba imbabazi nibi ibintu bitatu nanenga Jojo muramutse muhuye akagusaba imbabazi cyangwa wowe ukagira umutima wo gutera intambwe ukavuga nti nta tiku nshaka nge ndashaka amahoro muri dukeya twanjye. Ikintu cya mbere namunenga nuko atazi gukora ubwiyunge. Umuntu utazi gukora ubwiyunge muri societe aba ari iki? Umuntu utazi gukora ubwiyunge, umuntu utazi kubabarira, umuntu ubika inzika. Ntabwo ari kubika inzika, sino kutanababara. Arababarira ndi wamusabye imbabazi se? Ninde wamusabye imbabazi za kubabarira? Ntawe. Ahubwo ntago azi gukora ubwiyunge. Kugira ngo urumva iyo tuvuze gukora ubwiyunge no kumenya ngo umuntu mwashwanye. Urumva wamwegera gute mukiyunga mukavuga rumwe. Niyo yaba ari we gukomerekeje. Urumva ari we wakwendereje wagushotoye. Hari uburyo umwegera. Ngewe urumva nge ni mu bantu bize ikijyanye n'iyitwa akazi kanoze, kunoza umurimo, igenzura ry'umurimo ndetse no kuwunoza. Niga ibijyanye no kwakira umukiriya ugoye ndetse n'utagoye. Umukiriya ugoye hari ukuntu we akwegera. Tubare wenda reka dufate urugero nko muri restaurant. Hari abakiriya baza bakubwira ati meza biriya akabizana akabisuzugura akabisubiza ati si binagutumye uramukiriye. Ushobora kumwegera ukamuganiza kuri bamuhaye biri buze kurangira nawe ayigusubije. Yego. Ariko nka Jojo ntabwo azi kuganira, ntabwo azi kuvuga, ni umuntu uraho. Sinzi nimba ari umutima mu wenda uburimo imbere okudatobora, ariko bira bintu nabyo nyine bitera icyasha n'ikiniga. Bira bintu binatera buriya uzari umuntu ukunda kurakara cyane. Azana iminkanya rasaza vuba. So amakuru ari hanze cyangwa amakuru twakwita abamotari ngo nuko we na Jojo mwari inshuti zakadasohoka biteye ku rugero rwaho bamwe bavugaga ko mushobora kuba munakora n'iki. Mwana reka mbwira ikintu kimwe. Ushaka ko ufite uri kwiyo kamera niyo mikoro. Uyo muntu ntiyayikujabura akayijugunya akava kuri mikoro akigendera. Bihiseriye mwana ari mujye mukinisha kandi bidakinishwa. None se kari bivugwa hanze. Uri mu public figure. Iyo urebye ikibazo Jojo reba ukano kanya cano yabagiye kuyisiba. Sibyo? Umuntu watekereje kugira ngo cano yawe bayisibe afite cano irebwa n'abantu barenga 100,000 mu kwezi, akareba gacano gatoya kakivumba kakari aho ngaho. Ese ntafite ubwabo bw'amakuru no ya nyayo nagukora mu mutwe cyangwa akabona nta kintu gitanze, ntafite ubwabo ko aya makuru uzajya ukidarapa ko nawe ubifite. Cyambere yavuze ngo iyo biyayo ntashaka kuyikoresha. Cyo ni cyambere. Icya kabiri aguteye sticker. Mu bigaragara ufite sticker ebyiri usigaje sticker imwe. Ni yimwe nunashyiraho n'igitekerezo yagira bate bashobora kuyisiba. Ese uramutse usubiye hasi watangirira hehe? No kuvuga ngo ngewe ntabwo nyantererwa ubwoba n'imirindi idafashije. No kuvuga ngo rero hako nizere ko ibintu biri kuvuga ni ibintu byumvikana. Oya icyo nshatse kuvuga ngewe kuba yansubiza hasi ntabwo ari ukundandura. Bavuga ngo uteme igiti ujye ukirandura n'imizi ya. Ese urumva imbaraga ari gukoresha nuko nanjye yandimbura. Nuko byo kurimbura cano ibyo muri telefone yanjye mfitemo cano zirenga 6. So imbaraga wawe warakoresheje. Izo mbaraga rero nakoresheje ni kimwe nuko umuturage wubatse inzu hatemewe leta izikamubwira ko itemewe kandi yamaze kuyisakara ikahita mu bishanga. Tujye tumenya gutandukanya amasaka n'amasakaramentu. Siko bimeze. Brese ngiye nkubwira. None se ubwo ngubwo kujya kubaka bahitonze kujya kubaka inzu leta ikavuga ni turahabona igikorwa remezo gifitiye ba rubanda nyamwinshi ubihuza ute n'ibyo Jojo yakoze. Jojo agize atya akwirukanye mu ntimba yaravi. Ntabwo Jojo yanyirukanye mu ntimba yaravi. Byagenze bite? Jojo ngiye kintu abantu bajya basobanukirwa ibintu. Ntabwo Jojo yanyirukanye mu ntimba yaravi. Byagenze bite rero? Jojo ntabwo twahuje amasezerano n'ibyo twumvikanye. Yananiwe kubahiriza iki inshingano. Yego. Kuko nge nawe twavuganye ko ira filime nirebwa. Urumva? Amasezerano ari verbal. Yego. Atanditse. Mu mvugano bisanzwe. Ujye buretse. Niyo yaba 0. Nta ribi. Kuko twebwe tujya guhura ubu niyo mpamvu mbwira abantu bose ntajye mu rajyo byibanda kuko ntago bazi kuntu twahuye n'ibyo twaganira. Urumva bitageze hahandi nyine. Yego. Uyu munsi nagira ngo usobanure abanyarwanda yaba yaravanye imbaraga zo kuvuga ati kare gacano tugakubite ahantu hose turi mubone tumukubite naho turi musange kuri somere tumukubite. Uwo muntu uri kumwumva nyine yagize ubwo ikintu nakora ni igiki rero. Ikintu cyambere yagira ubwoba. Ira script nkuko nayiteguraga mu mutwe wanjye nkayizana. Urumva? Nari mfite uburenganzira bwo guta nkora kopi yayo
ya original cyane cyane nyine nabwo ati kuko ubungu we akora pirate ubungu nyine afite gahunda ko nazana original yayo abantu bakabaza bakayikunda ubwo twe cya gikombe ariko impamvu itagitwaye nyine n'ubujiji buri mu ubwo original yayo yitwa ngiki urumva ni intimba y'amarira original yayo none ahangaha yitwa intimba y'amarira dora fishing ngira ngo mwamaze kwibona ko twayidarabye urumva ndagira ngo nkubwire ngo rero we yamaze kugira ubwoba niyo mpamvu ahantu hose ndi kugerageza gufungura ndetse n'uyu munsi wa none ramutse amenye umukira uje akambakaza akambwa ati yanyandikira filime icyo kuri platform yanjye naho yajya izi sticker ndiko nawe yazimutera ese ubona aya makimbere ari kugenda aza muri filime nyarwanda ejo bundi Kiramani na Mitsutsu barashwanye icyo bashwanye ntago twigeze dushaka kukidevelopa kandi kirahari ni ikintu cyumvikana kuri buri ruhande ako bitewe n'ukuntu umuntu aba yarubatse igikundiro mu banyarwanda cyangwa mu abafana bagafata amabuye bagatera igihuru batazi n'igi kizavamo twabonye Kiramani agirana ibibazo na Miki uko cyasolvinze kugira naho ubukano kanya icyo bita elevating no kugira ngo ishusho riza neza cyangwa inyenyeri igaragara inyenyeri ya Miki yahise izamuka cyane kurusha ya Kiramani icyo ni cyambere icya kabiri muri team zose nabonye ziri muri filime nyarwanda sindabona team ya Neo Gracie Papa Sava igirana ibibazo mwebwe mufite ikihe kibazo mwe mugira ikihe kibazo cyo kugira akantu gatoya mugahita mwidarapo tuye tuvugisha ukuri ninde muntu waguteraho ikibazo wa mugabo yahaze erega ikibazo kiza ku bantu bashonje bivuze ngo rero kari agace kabari abantu abo mwita ngo ni dadi cyangwa ni runaka abo yafashije bose bivuze ngo ubukano kanya ahantu Kiramani yicaye ari kubabazwa nuko nyine byarangiye yubatse igikundiro mu banyarwanda byararangiye ntiyadarapa runaka yahisemo bose kubahagarika ese ubu tuvugisha ukuri ubu nka ntuza nka Nsabi mu mboni zawe aramutse afite projet wenda dufate nka Arena sibyo iramuhamagara iramubwira ati none ubaye ambassadeur wa Arena mu gihe cy'umwaka ariko bagutegetse gukora filime iri kuri urwo rwego tuvugishije ukuri urabona umuntu wita Nsabi yahakaze Kiramani yakamuhana cyane kubera yuko ugendeye ku kirere ikintu nabagendeyeho nuvuga ngo Nsabi ntabwo yakibagirwa ko Kiramani yamukuye niciye mugije izina ry'Imana ngendejya tugendane ku bintu bibiri niba bukano kanya Kiramani ataragiye kuri kamera avuge ko yirukanye Nsabi nabandi tukabyumva mu bamotari hari ahantu yigeze adekara ko abantu yabirukanye yavuze ko yahagaritse ntabwo yavuze ko yirukanye yavuze ko agiye guhagarika abakinyi bamwe hari uguhagarika no kwirukana ariko amakuru dufite atariho ivumbi nuko yabirukanye none ndagira ngo twongere dusubize amaso inyuma ubu kano kanya Nsabi ndongenda kikubaje aramutse agize amahirwe yo gufata kontra iremereye MTN Beka Arena na ntuza na Airtel ziramutse zimufashe zikamuga tuguhaye umwaka miliyoni 500 ngize mu mboni zawe yarahagaritswe nkuko nawe muri Jojo Films uhagaritswe ntiyugezwe wirukanwa warahagaritswe ubu urabona mu mboni zawe umuntu bita Nsabi yahakazi dadi wanyu okay aramutse areje muri script ya filime ye yego uwitwa Kiramani amukeneyemo yakamuha ariko n'ubwo ngo buri filime yose ntabikeneyemo Kiramani kugira ngo irusheho kurebwa ndagira ngo abanyarwanda bumve neza amakimbirane hagati ya filime zanyu n'uburyo kimutagirana ese ubundi kuki mutagirana amasezerano y'inyandiko muba muhunga umusoro muhunga amasezerano nibyo bituma doraturira bivuze ese ufite amasezerano ntago bakwirukana uko ubonye nta nubwo ugenda gutyo gusa kuko niyo bakwirukanye hakurikizwa itegeko uyu munsi wa none nyine impamvu twe tugenda duhura n'izo riske nuko bitaratekerezwaho ariko kanakubwiye ngo hari abantu tuba dufite bayoboye Federation ya Cinema hano mu Rwanda ariko batarinjira kubera iki batinjira reka tubirebe hano umuyobozi wa Federation ya Cinema hano mu Rwanda Cinema nyarwanda ni ibintu byose nabanye bisigaye bakora internet niyo wajya kuri YouTube bamusearching bamubona ese uwo muyobozi utari kureberera ibibazo byawe reba nkawe wafashije umuntu ku developing igitekerezo sibyo mu kidevelopinze umwaka wose urashize ahisemo kuguhagarika nta mpamvu sibyo niba yaraguhagaritse nta mpamvu bigaragara ese mubaye mwana mufitanye amasezerano yanditse ya contract mukaba aba professional murakeka ko iri terambere ese ngaho ejo bundi tuvugisha ukuri ejo bundi dufite amahirwe y'uko leta y'u Rwanda ishobora gufungura ikibuga cya monetization siko bimeze ese iki kibuga cya monetization
nikiramuka gifungutse tukabamonetiza igihugu cyose cy'u Rwanda kikabamonetiza wowe mu mboni zawe aya matiku uburyo mugirana uburyo numva hajemo buruzi ibintu hirya no hino urakeka ko yuko na federasiyo ya sinema nyarwanda izabashobora reka ngubwize ukuri oya bazashoboka gute rero ubuzima bazashoboka se uyu munsi wa none abantu badukandamiza bakanadukandagira gute rero ubu kano kanya ubonye akamikoro ubonye kamera ubonye umuterampunga ariko baravuze ati hari imirindi muri inyuma cyucyo iyo mirindi muri inyuma ka gacumi twamuherezaga ahubwo yerekana ko tugira gute tugatema hari icyo se uhagaritse ku gacumi kawe ndi gufata ijana ntacyo byabintwaye kuko ngewe nimba nabwo ati ku kwezi nkorera amafaranga 1800 ku kwezi icyo 1800 rero ndakeka ko ngubu ndamutse mbonye nyine gutyo nimba mfite umuntu mpemba ubwijana cyangwa 200 300 gusa ku gacumi kare kavuze iki ntakiri kare gasobanuye ahubwo ikintu ushaka kuvuga uyu munsi wa none twebwe cyangwa se abakinnyi muri rusange ni mushaka kwibwirira mumenye agaciro kanyu abakinnyi ba filime muri rusange mumenye agaciro kanyu ka producer mukorana kuko uyu munsi wa none muri February mukinnyi wese abafite ubwo bavuga ati bazanyirukana nimba uzi ufite iyo mpano yawe ufite iyo talent yawe ukabona neza ko nyine urakenewe ku isoko ry'umurimo abigenza kugira ngo yihesha agaciro mbere yo kujya muri filime vugana n'umukoresha wawe mugirana amasezerano yanditse nashaka guha ayo mafaranga make kuko muri filime harya bavuga ngo ni filime ushobora gukina kane mu kwezi iyo minsi ni mu kwezi menya ngo urabukinzwe uwo muntu ari guhembera ako kantu ko kiramani yagakoraga nta nubwo ari mu masezerano kuko niyo atabibabwira mu masezerano yanditse yabwira ati ngiye kuwa gatatu kuwa kane ugomba kuza gukina iwanjye ukaba ubizi neza ko niyo ataguhamagara umushahara bawubona yego urumva ukaba uzi neza nimba yaguhamagaye kuwa gatanu ko ugomba kuza gukina utaza umushahara ugukata ndetse akanaguta mu bihano yego ibyo bintu rero byaba byiza biramutse biri no mu nyandiko byaje bite rero ko byaje bite kugira ngo noneho Kiramani ate umurongo kugira ngo noneho izo gahunda zikomeze byaje bite mu mboni zawe ntago nshaka wenda ushaka kuba ufite amabanga menshi cyangwa n'iki byose ndagira ngo turebe byari kugira ngo dushake kuko njya mbona comments z'abantu bagutera amabuye nkabona sometimes bandu uhindura uri muvuzemo ngo zaje kugira ngo kujya Kiramani ate umurongo Kiramani ntawe ugeze ate umurongo ataye umurongo we ndakubwira ibintu bitatu bigaragaza ko Kiramani ataye umurongo ibyo bintu rero genda ubivugire kwindi cana itari ingi ese uba ufite ubwoba bw'iki bro bukuri kubeshya ndi kubeshya waretse nkabikubwira umurongo afite n'umundi niwe yahozeho uravugisha ukuri ndakanyira kuri Shimene Biyoroshe ndakavuga utumunyu mu nyama bro mva nkubwire hari ibintu bitatu ngiye kukugiraho inama iyo nama rero ugenda uyigira Amajide Black saza ajate hanga nyina nawe leta kubwira ugomba kwigira uyigire wowe izi mpamvu ugiye kukugira inama kuri kamera se nuko kuva nakumenya sibyo nuko kano kanya twatangira 2026 nicyo gikorwa cya mbere cyiza ukoze cyo guhagarara nk'umugabo ugafacinga ibibazo byawe icyo kintu kucyumva narimbwa ibyo niwe byivugiye ngiye nkubwiye kuva nakumenya nivuze ko mpagaze nk'umugabo kuva wamenya imyaka tumaranye nukuvuga ngo ukabona ko mpagaze nk'umugabo uzi ikindi gihe cyose twamenye narimbwa yego ubu none mpagaze nk'umugabo impamvu uhagaze nk'umugabo regenda ku bintu bitatu ku murenge wanza agasuzugura icyo ni icyambere urumva icyo ni igikorwa buri muntu wese ejo bone naho ubona wateye imbere icyo kintu cyumve neza nuko namaze gusobanukirwa ko ubigize agateba yorifu yego nanjye rero impamvu rero ngiye kukugira inama ni ibintu bitatu ngiye kukubwira sibyo ibintu byo kwihisha mu bantu nagize imana urabireka icyo ni igikorwa cya mbere cy'abagabo bakoze urumva icya kabiri nshaka kushyiraho umuco ku bantu bagutera mu hano muri comment urumva ndagira ngo wicare ubizi neza kuri umuntu utekereza kandi ushoboye icyo kintu kucyumva icya gatatu ndagira ngo utekereze mu kubaka inzu yawe kandi uyubake ahatari umusenyi hatazasenyuka impamvu iragaruka itya icyo nkubwira ni ibintu ntago ari ibintu bigayitse nta nubwo ari n'ibintu bitavugwa ese ko nari mfite twari dufitanye gahunda yo kuvuga ibigenda n'ibitagenda muri sinema aho ngaho twari turi kubaka twari turi gusenya turi kubaka none se ubu kano kanya ni igiki cyaba kiguteye ubwoba ndamutse nkubwiye ko dadi wanyu
ariwe Kiramani yataye umurongo, yari afite gahunda yo kuvuga ati buri wa kane ugomba kuza gukina iwanjye. Mwari abakinnyi bakeya, icyo bita guta umurongo ni iki? Hari ugufata inshingano zo gufata abakinnyi benshi. Icyo gihe Miki yari yakaje, ntabwo yari yakaje. Umuntu bita Peri yari yakaje, Peri we yarahari. oya Peri yarahari. Isa nta kibazo. Uyu mukobwa uvuye i Burundi yitwa ngo iki? Mimi yari yakaje, wapi? ntabwo yari yakaje. Bivuze ngo team production ya Kiramani hajemo abantu. Kiramani nyine ni umubyeyi we, production akora ntiyakagombye kubaho ubwo anakora n'izi production, sibyo? Ni umwanditsi, arashutinga, aradirectinga, banaditinga movie ari abari inyuma. Urumva ko uwo muntu ntahumeka, ariko the most yongejemo abantu benshi, amaze kongesha abantu akazi kabaye kenshi, hito wongeramo n'intimba ya Ravi. Intimba ya Ravi buri harimo akaboko kanini 90% ka Kiramani, turabyemeranya aho ngaho. Oya nibyo ariko niko byana. None urahakana ute ndi kukubwira ko Kiramani yataye umurongo kuri projet ze? Yashyizemo intimba ya Ravi, urumva, ashyiramo uriya mukobwa w'i Burundi, ibwo ni projet ari gukontorora. Urucyo no kucyumva, ubwo urumva kuzamura impano no kugira ngo we ahagarare nk'umuntu, ahagarare avuga ati mfite company ikora this production, mfite aba director, mfite team production babikorera ku gihe, byose arabikora. Aho ngaho mvuze nabi kuba yarataye umurongo, ko numva ugize ubwo wagira ngo ugiye kumutuka. Ntabwo nzi icyo bita guta umurongo icyo ari cyo. Guta umurongo mu kazi ni uku nguku. Nimba yagize akazi kenshi, wenda waruvuze, hari ijambo bavuze ngo nyine ku wa kane twabaga tuzi ko ari gahunda yo kuza gukina, ku gatana kwa ari. Ese ko wari ugize ubwo? Icyo nshaka kuvuga ni kimwe, we akazi gashobora kuba kariyongereye, kandi ntabwo Kiramani ntabwo ajya yicara. Yego, unakoze ubugenzuzi uzasanga buri munsi ashutinga. None nge muzi ashutinga scene enye at the same time. Akaba ari Nyamirambo ari gushutinga, akaba afite abandi ba director bari Kicukiro bari gushutinga, akaba afite abandi ba director bari Gikondo. Nge namubonye ahamagara kuri telefone ngo tugeze kuri scene, mukore nimugoroba filime ikarangira ishutingizwa ahantu hane. Ibyo bintu byari byiza, cyo no kucyumva. Nari nibagiwe Fabiola yajemo, urumva ibyo bintu byose bimutwara umwanya n'uburyohe bwa filime yakinaga kera. Cyo no kucyumva. Aho RMC yahagurutse ikajya inama ikamubuza zimwe muri content, nabyo ni uguca intege kubera iki yagize akazi kenshi, aba icyo bita overload. Cyo no kucyumva. Ariko iyo amenya umujyo, akamenya ko yubatse igikundo mu Nyarwanda, yari gukomeza icyo kintu. Muheruka gusohoka ryari nka team ya Kiramani? Cyakumara imyaka 2 mbere, umwaka warashiraga tukamumva Igisenyi. Byagenze bite? Utwo tuntu twose twagize akazi kenshi turi muri busy kubera iki? Noneho mwebwe team y'abantu Kiramani yazanye ari mwe muri guteza kavuyo mu kibuga, ngaho bamwe batukanye, ngaho bamwe bagize batya, ngaho bamwe ibyo bintu. Iyo Kiramani yahaye umwanya kuvuga ati ninjye uzajya ubunga, urumva nako atari akandi kazi. Ngaho Mitsutsu, ninde uzunga Mitsutsu na Kiramani? Ese ninde wabunga? Rero niba nkubwiye ngo Kiramani yataye umurongo, byumve neza, wigira ubwo bugize n'ubwiki, akagaca no karakawe, ubwo bugize n'ubwiki. Ko nejo bundi ahubwo nawe nubona amafaranga muri bari abantu bose, nubwo wenda bagiye ntawanga amafaranga, ariko by the way nicyo kintu nkundira, niyo mpamvu vuga ngo amafaranga nambye sita, ntawanga amafaranga. Nawe ejo bundi Beka nigira gutya ku blessinga ikagushyira kuri poster zayo umwaka wose 500,000 bakazitara pariye. Ndabizi we nta mutima mubi uzamuha akazi, kandi azakakira neza 100%, ahubwo azifuza no kugukontorora kandi bidashoboka. Rero ndagira ngo wumve neza ko nta muntu mu gihe wafashe umwanya wo kuvuga ati nge nditeretse, ngiye kuvuga agahinda kanye, ngiye gushaka abateramo kugira ngo nanjye ntere imbere. Nari ubu bugome bagukoreye arabuzi. Ese we aramutse bimubayeho kuri YouTube channel, afite ubukano kanya, none yabwira abanyarwanda iki? Abwe kanihere message Kiramani. Kira n'ubundi niwe ibibazo byose tubitura, niwe tubigezaho. Ndagira ngo umenye akakana. Jojo numwe mu bana wareze ndetse n'ubukirera ugifashe mu biganza kugira ngo barusheho kuzamwa mu iterambere, kimwe nuko natwe twese wadufashe mu biganza. Nubwo hari abarekurwa, ariko byibura ndagira ngo byibura nk'umubyeyi wegere Jojo umugira inama amveho, kuko ari gukina n'agati kateretswe n'Imana, kandi ntabwo nshaka ko nge nawe ibyacu tubishya ku rundi rwego rurenze urwo byari biriho. Izi stika yanteye
agusobanurira impamvu yabyo nurangiza umugire inama akwiye kugirwa ubone ibintu birangire. ni Kiramani mingiye dadi wacu mukuru Jojo we namuhaye nta n'ikintu kinagera nta n'ikintu nta Jojo nta kintu cyo kuvugana nawe mfite nta n'ikintu twaba tuvugana. Jojo ntabwo ari ku rwego rwo kwirwa njye ntabwo ndi ku rwego rwo kwivugana na Jojo ntabwo ari kubeshya. Jojo ni umwana mu gakino ni umwana uri hasi ni umwana ucyonka n'umwana ukeneye kuba kiri kwibere ntabwo ari uguhangana professeur Cyucyu ntabwo bibaho. Bamwe bati narakubwiye ngo imyaka 10 imaze mwibi bintu urumva ntabwo ndi wo gukina n'umwana ufite imyaka 2 mu Uganda utazi igisobanuro cya sinema. Bamwe bati nguri kumukorera content kugira ngo uzamuke. Content urandusha kwandika ndamukora content sandusha gukora ndamukora content y'imihanda imyaka tuyimazemo. Uzabaze Alphonse nakugira inama igihe twahanganye nawe uzabaze Miki urwega ntinyamo nubwo ari uwo gusa uzabaze n'abankoresheje mbere uburyo bantinyamo bazi ikintu nakora. Mani ngiye ibintu nkora nabwo ati ni ibintu nize ntago ari ibintu ntoragura ntabwo ni ntoragura amayogi ntabwo ndi wa muntu uza gukinda ibintu ibi nabyize imyaka n'imyaka pana mwe muza mubyisangamo muzi ko kuza kuri kamera ukavuga gusa ari ugukina urumva ngibe ntabwo ari ugukina ntabwo ari imikino mba ndimo ibyo nkora ndabizi kandi ndabyumva ni nayo mpamvu mukwiye kubyuba. Nababwiye ngo irandirimbo ntuze biri hasi oya irandirimbo The Ben yaririmbye bita nk'indabo zanjye ubundi ntabwo ari wari ukwiye kuririmbirwa ninjye wari uyikwiye. Ikindi ngira ngo mwabonye abanyamakuru batangiye kugenda bavuga igisobanuro cy'irandirimbo yitwa biri hasi batangiye kumva uburyohe n'ubwiza bwayo sibyo bazi igisobanuro cyayo n'impamvu nayivuzeho n'impamvu nayitekereje. So ntago mfite ibintu byo kujya kwiga. So drop ya coming soon rero ya y'intimba y'amarira turi dropping ryari bakunzi babiye 250 nkuko nabibateguje ndabibabwira ndabibizeza mbabwira ko ngiye kweza filme nziza y'umuriro ndajya mbabwire ngo shooting y'intimba y'amarira nyigeze kure ndetse n'abandi nshyashya n'abandi bakinnyi bifuza kuyikinamo ntimugire impungenge ababinsabye muri benshi ndabizi nzagira nturanyamo kuko abansabye bose ntago ariko nabakinisha nzagira nturanyamo bamwe na bamwe bagomba kuzagaragara muri iyo filme y'uruhererekane abari filme ikuyemo ibintu byinshi cyane filme itanyirimo abantu 5 cyangwa 4 cyangwa 3 igasoza irimo abantu 100 cyangwa 200. Kiramana agira team igira y'abakinnyi 180 ntago ariko bose babona muri scene. Nanjye rero nzabakinisha ntimugire impungenge icyo musabwa nta kiri mujye kuri bya YouTube ufite mukande subscribe kugira ngo tuzabane umunsi kundi nibyo.